nazafata iforoma buva amatafari ajya muragesha kubaka inzu yakurya mama mbiruka ariko mfite reka nkubwize ukuri niyo wifashe ukabumba amatafari 50 ku munsi ari mu amatafari 100 ubava ntaso mufite reka ndakwegera aho ngaho Gaju ndakwiyamye unshinguke hejuru ndakwiyamye urabona ngushinzeho nyine genda kwiyamye utanyanuza hani soni Satani yakuramukiyemo ubundi abandi bafata amatafari 70 ku munsi niyo bakata bagashyira mu iforoma yewe sininja gukata icyo amatafari buranabumva yehehe wakuyemo sibyo byenda ukaza ugakata yewe najya mbumba nk'amatafari 100 nyine waje ukabikora wowe bivuga ubikora kandi iyo ikintu upfa nuko wivumbura ugasanga wisubire ariko Gaju reka nkubaze ikibazo uri mushiki wanjye ariko iyo ubona mbyuka njya gukata icyondo ntuze ngo unamfashe byibura ngo ukomeze ujyane icyondo ushyira mu iforomo uba wumva bizagenda kuko narinje waruje nje gukora iki uza gukora iki sinzaruba wajaritse kugufasha urumva kugira ngo iforomo iri hehe ijye bizanira ngo maze ngende umbiraga ibintu byo kwama ngende arewe cyakora umuteto urawufite ubu izo nzaruba warateretse warajabaritse gutya ubu urabona ariko mana yanjye wagira ngo nirindaza ariko ubumva icyondo birabushya byanduza intoki ariko grafe ibi bintu byayunzanye mu ntabwo ibi byashoboka n'ubundi ibyo ushoboye ni ukugenda uzunguza nyashi mu muhanda ushinguke hejuru nikorera ibyaye nyashi se ntabwo muzi ko dusigaye twarangiza utunyashi no kutunyashi twanyuze twarananze kubera ukuntu video wawe wirirwa ugakisha umwuka